Imirayagira. Amahoro se? Sha nta mahoro nayo. Kada. Tuvugisha ukuri wowe uzazana iki? Ntago rero ngiye naguhita nemera ibintu. Uzagiye muri uriya murenge urabaza abantu bose bagiye basinya amavangamutungo mu hantu n'abasinya ivanga. Umva abo bantu nibo nyine. Ibyanjye ni ibyanjye nawe. Jere umeze utese nyuma ya birabyabaye. Sha. Harabyakiriye ino se nagira. Harabyakiriye ariko ntago norohewe nyine. Rimwe na rimwe mbitekerezaho hari umwanya natakaje n'iki kwizera abantu sinajyaga mbikubwira ariko nta kundi kwisi nyine tuba turi kwiganye. Umukobwa yarayemutse pe ariko se ahita nitahira bari bagiye kubunga arabyanga kubyumva ahita yitahira se buriya koko nyine nicyo kikwereka ko yashakaga imitungo nkuko nabikubwiye neza yashakaga imitungo ariko nyeka ko iriya nama atari wowe wayigiriye kuko nta kuntu mwe mwumvikanye ko ivangamutungo mu hantu yajya ku murenge akabihindura nyeka ko atari wowe wigiriye iriya nama uriya mukobwa ubwo nyine afite abantu bamushutse abo rero bamushutse ubwo bazanamurongora kuko nubwo yakwibeshya ngo agarutse muri uru rugo ngo waje gusaba imbabazi y'iki never kuko kiriya cyemezo naragifashe sinshobora guhita ntabwo ushobora kuvanga umutungo n'uriya wenda tumwivorere koko ese bivuze ko nta wundi wahise ubona va manzi ubu gahunda ngiye nihaye ni ukwicara nkareba bizinesi zanjye nkazitaho bishoboka kuko natakaje umwanya munini nita kuri uriya umva sinshaka kubivugaho byinshi ni ugufata umwanya wanjye nkita kuri bizinesi saraninga wenda nyuma naracururutse bizinesi imeze neza wenda nzaguhamagara tuganire mbe nanakubaza dati umukobwa umeze neza ni wowe nawe ubu ngubu ngiye kuba ntuje ibintu byo gukunda wapi reka nkugire inama rero jero hano utagiye wambara n'ikara uzi ko ushaje nka bibiri umva ngiye nubwo nasaza nka piramide zo mu Misiri ntago ushobora guhinduka iyo nafashe icyemezo mba nagifashe jire wagira kagufunga umutwe wenda reka ibyo mbyihorere narinje kukwibwira ko mu rugo hari ikirori muri rusange narinje kugutumira kirori bwoko kise kandi dufite mudamu ufite graduation none se uburyo bwose yigaga se cyane cyamaze cyose nawe ntabyo narinze yarangije amahirwe nyine twageze antuka ni byiza gusa urumva ko wowe uri mu buzima bwiza uwanjye yaza kuba umuntu muzima kambera umwana mwiza ubu natwe tuba dufite abana tumeze neza ariko no kwihangana nyine ariko ukareba ko wakisubiraho narinje kukureba ngo ndebe uko umeze naho ibibazo byari bikugeze cyuriya mwatandukanye ndebe nanakurebe nyine nkubwire iyo gahunda mfite yuko ari ibirori mu rugo ubwo kandi hari n'ibindi ndi gutegura nkabangiye rero ubwo ukomeze ukomere ariko nyine wisubireho kugufunga umutwe ukureke ubwo ndi no gutegura nyine niyo mpamvu ubona ntari bwicare cyane ngo ninda nagenda manzi wakoze cyane kandi rwose byakireka ningira ibindi wenda bihinduka ariko ugomba kuzitabira ndakuzi wasanga wanze kuza haya ntago nabikuruze ubona nakwanga kuza mu birori by'inshuti koko ntago nabyanga rwose ubwo ndi gutegura rero ntatinze ubwo reka ngende urakoze cyane nkugeze ku irembo
kwayuramo umukasi bimeze se natinze we ntabwo uzi inzara ukuntu bahisha umuntu se natinze cyane ra wari watinze aho wari wahezeyo ngaho ijya rero watinze umuntu aba ashonje bimwe byo gupfa ngaho rya rero byose ni ibyawe ibiryo se iho byashiriye kubwira iby'isi byose ibiryo byose ni ibyawe kubyumva nari kukubwira ngo iby'isi byose byose ni ibyawe ni wowe ngomba ariko nawe urimo ari wowe none se shiri erega ndagukunda mba numva yaba mfite ubushobozi ibintu byose biri aha ku isi byose bikaba ibyanjye nabigura mbwiye ijambo ryiza ntabigura rero mugabo wanjye mugabo ubu ni ibyo bwiza kurya uryoherwe wabyihorera niyo byo kurya wabyihorera reka umuntu ndaga ntatungwa n'ibyo kurya gusa niyo ugatungwa n'amagambo ava mu kanwa k'umukunzi nawe ntugakabye shiri oya shake nawe urakabye keretse wenda ari amagambo ava mu kanwa k'imana uri mwiza simba isaro ryanjye uri mwiza urakoze ariko nyine kurya ubu niyo twabyihorera mwazize mazi umunezero Okay. oya Ese sheri ntuvuze ngo niyo twabireka kurya oya jemba ntazi umwuka oya baravuga ngo roho nzima mu mubiri muzima niyo mpamvu nyine no kurya biba bikenewe agasenyirya byinshi ni ukurya ikintu kimwe nyine umuntu akarenzaho ijambo ry'Imana kagufashe abatekeye bya biryo ukunda byoroshye kugira ngo se ibi naryoshye watetse agatogo keza cyane hanyuma kugira ngo ubundi ntibihagije kuza ukunda inyama kandi nibyo koko ugomba kuyirya nyine nk'umugore utwite kugira ngo nyine n'umwana uri mu nda azane inyama reka akushiri nawe kera uraba kurya we natekeye n'ijya buri mura ngerega mba narinda nari wariye sinagucunze se nta nubwo ujabura rwose mbabarira nawe byoherwa mugabo wanjye urakoze cyane akumana uzabyara akana gasa nkaho nubizi se cyane ko ari n'agakobwa uzajya ugaterura gute akana arya bagaterura gute ntabyo uzi ni ubwa mbere niba ubwa mbere ngiye kubona akana ntawe uri gukabya shiri oya ni ukuri da mbasirekeraho wezi ko kativumbura uzi ko nkabonye kari gutera umugere hano uretse nkabwira ijambo rimwe sisi wakabyishije ntabwo kumvishije ntibagaye n'akabisi urabizi nyine ni agakobwa sibyo ubwo nyine bitewe nyine ahubwo ndahita nkita n'izina kandi noraha kitwa keza keza wanjye ntuzazakugurira nisirije ariko ko mwisekeza mwisekeza aya wenda n'ubumva ari ngombwa tuzarinda ariko ahubwo ubu nta kibazo rihise rifata bikuneze unishere tubanza turya yawe urasa neza mwana we nawe uri mwiza maze ntugeshere kubera amagambo urashonje nsanze wayura none nturya uretse si wabaye nyine mva no kukubona byonyine niyo ndi Mombasa Nairobi nkagutekereza akazi ngakora neza numva nuje nanjye nshimishwa no kuba mba mfite umugabo nkunda ubona ko ndi mwiza unyitayeho biranshimisha uri mwiza ahubwo mba mfite ubwoba ko bazakuntwara ndi waninyuka
ariko icyo nzi cyo nuko nkwizera ndabizi wihagararaho ariko ibyo bintu sinabona nawe waranduje kugira ngo nkubone ngo aho uzampa ibisubizo ryari ngo ko siko se abakobwa tumera turabanza twikijisha ubundi urambwira ngo uzagaruka kugifata nk'icyumweru gishije icyumweru kigeze ngo ntago nakubwiye ngo umunsi ngo utari uyu munsi ase kuki ubunyibutse ibyo bintu ngo nejo ibyo bintu nawe ntabwo ari byiza waranduje ubu uri kunyibutsa ibintu byarangiye ariko kubera akantu keza umbwiye sibyo fora ikintu ngiye kukubwira fora uzi ko tumva sinigi aya ndabizi wowe ntabwo ugifite uzajyara muri Kenya aya Kenya hafi ubundi we mfite umushinga wo kuzakujyana Dubai aho njya mwumva Dubai ukajya no kumfasha mu mari tukari naho twibera muri leta zunze ubumwe z'Abarabu ntabwo ari byiza ariko mbere y'uko ujyayo nyine akantu keza kubera amagambo meza wambwiye meza cyane shira kunera amatsiko nawe nyine umva ngubwira ngo aka kabeta aka ngaka kacu kakeza nyine erega bari izira ryafashe erega nibyo kakeza nikamara gukora kamenye kurya kari kwijya kari kumenya nyine usigarana nanjye kakananganiriza wenda igihe mpari mwemereye yuko uzajya kwiga ugasubukura amashuri yawe na kaminuza yindese shiri wowe nyine ye niga cyane kaminuza nawe ukayirangira shiri njyewe wowe shiri kumbeza urishimye ndishimye se shiri uri murambeye nukuri nibyo njyewe niga nsubira ku ishuri nibyo kubera ko umva usigaye nyitaho ibyo byiza nese shiri umva mubaza kana mana cyambere hasi shiri ubu ntabwo ibi ngibi ari iby'uko twari turimo turakina tuganira ibintu by'urukundo ukaba utangiye gushaka kugira ngo unsaze umusaza se none se shiri hari ukuntu uri kubyibaza urabizi urimo uramwoya oya uri kumbwira ngo nzasubira ku ishuri ngo nziga ngo nese shiri nzakuraho ubushobozi minervari zava he nta mafaranga mfite nta naho nyateganya ntaki amafaranga azava he shiri ariko hano nawe uransetsa pe ufite umutungo ngendanwa ukirirwa ubaza amafaranga ngo ufite umutungo ngendanwa gusa hari umuntu wakwitesha koko kankubaza ushatse kuvuga ko igihe wahereye ari cyo kintu washaka kuvuga oya seshere wanjye njyewe urareba ukabona ndi indaya se simba isaro ryanjye njyewe urabona nzigurisha kugira ngo nige ntabwo uri genda oya ndeka urabona ndi indaya yigurisha isimbi ni ukuri twari ugutebya pe oya ni ukuri urabona ni indaya yigurisha ku buryo ugeraho uvuga ngo mfite umutungo ngendana nzajyana kure nziga wirakara wimbabarira wirakara ni ukuri zari buraka ni ukuri mbabarira ni ukuri uri isugi nako ari isugi byiza meze ute meze neza se sha neza cyane wowe uri muri za raporo zawe za Kenya zahe nari ndi gukora dovi y'ibikoresho nzatumaho Dubai kuko sinzigera muri iki cyumweru ubwo rero nagira ngo mbyohereze vuba maze no kubyohereza nako nari ngukumbuye no kukubona da bimeze bite sawa nyine wowe wari ugiye kureba se cyuzuzo ngo basanze bimeze bite byifashe shashira aracyarembye urebye nta kigenda ari muri koma ameze nabi ariko z'ubundi ntabwo ameze neza nta mukobwa muziranye mute gute ni gute uziranye n'uriya muntu
ku buryo ujya wifata ukajya ntabwo kumurwaza. nziranye nawe Uziranye nawe? wapi amenyana nawe gute se kubizi ko hari kwa kundi bagize ikibazo bakanyifashisha aho hafi ahita ngenda Ukajya kumurwaza? Mutaziranye? ahubwo narinje kugira ngo ndebe ukuntu nahindura imyenda nambara imyenda imfubitse mpite nsubirayo. Oya. Ntabwo nakwemera gusubirayo. Erega ubu ureba uratwite. Nese sheri urabona undi yamera te kweri Uratwite ukeneye kuza hano mu rugo ukaruhuka ukaryama ukamera neza ubuze nk'imibi kuriye kwa muganga. niyo mpamvu nanjye nje gufata iyo myenda nyine yo kwifubika. Oya, nyine icyo ndi kuvuga ntabwo uri kucyumva. Nje ndashaka ko utongera kuva aha ngaha kubera ko uratwite umwana wakeneye ahantu hatari urusaku kandi kwa muganga aba bantu baroga barwaye bageze bate ukeneye ahantu hatari urusaku hatuje ukaruhuka ukaza nkakwitaho dore nanjye sinkigenda mu ngendo nsigaye nkoresha ikoranabuhanga kugira ngo nkwiteho warangiza wowe kana nyine sheri ndi kubyumva ariko kureba ngo kari akajiji nyine umva kakobwa kataye kitesheje umugabo reka ngemere nk'uri gukorera Imana ndahita n'ubundi ndagerayo wenda hazaba habonetse na mwene wabo Imana twese turayikorera nicyo ndi kukubwira ariko umuntu wigize injiji nkakubwira mwihorera sheri nyihanganira gatoya mere nk'usubiyeyo nanone nitwirengagize yuko natwe ejo byatubaho we hari ikintu ubusenge ndi mfashe udahari sheri je nta nubwo nshaka noneho kusubirayo sibyo kanifubike ngereyo wenda ndayo rimwe wenda ndaba nabonye n'undi ntabwo uri buve hano ngenda ashaka kutongera kuva hano kubera ko n'undi nta nubwo nakwemera ko ujya inyuma ya kariya gakobwa ngo ureke ukarwaza reka ngo kazo ariko kiteje ibibazo ariko ngenda ashaka n'umuntu wagashutse kuko ntekereza ntabwo ari uwa mukobwa wibwirije ibintu nka biriya kubengera umusore ku murenge ntabwo ari wowe wabyibwirije ndetse ku buryo nawe yari kujya no muri koma sheri reka mpindura imyenda ndagerageza ndahita mbanguka icyo nzi cyo ntabwo uri bujyeyo noneho ndaje mfunge ndeba aho niho Daddy, we ko nshaka yuko uzangurira igare ndijyana muri siporo ndi kumwe n'abandi bana. uri kuvuga ka kagare gato abana bagendaho kariya kagare nanjye nifuje kukakugurira ariko urabizi nsanzwe nkwemba n'ubundi ariko ndashaka ko nzaguhemba ari uko wagize ibinota byinshi mbese ubundi nsanzwe uwa mbere ibyo ndabizi ariko ndashaka ko uzagira amanota menshi nibura nka 95 n'atandatu gutyo aho ngaho nzahita njya kukakugurira Nzaba wa mbere kuko n'ubundi abana bose twigana ndabarusha. abana bose mwigana urabarusha okay nanjye nzahita nkakugurira pe none se mwana we wumva n'ukuri uzaba iki Mba ninkura nzaba umusirikare nkajya mbarasa ngo po agapfa. Eka urasa abantu ubonye wese uzahita urasa ngambwira umuntu uzarasa bwa mbere Umwanzi w'igihugu cyanjye. umwanzi w'igihugu cyawe aba we biranshimishije ngambwira undi wa kabiri Umuntu utwara iby'abandi ukoresheje amanyanga. baba we kumera akana kanjye mwana papa kenda bana rero we n'umukobwa wawe mwasetse ese buri mudukira cyane tumeze neza twishimye urabona nafashe ikiruhuko kugira ngo nganire n'umwana wanjye